Yes, reka nongere mbashimire nshuti abakunzi ba Viva Rayon Sport TV, mbahe nikaze kuri uyu munsi. Tugiye kujya muri equipe ya Rayon Sport, mfite operation yindi namenye tugiye kugararaho nyuma yo kwereza operation ya Nsabimana Aimable. Ngiye kwereza operation y'ubuyobozi bwa Rayon Sport uyu munsi. Hari ikintu kirimo tutagiye dukunda kuvugaho, ariko mureke tubivuge. Ni ntago ndabatwara umwanya munini, namwe mu byumve, mu bitange bitekerezo, cyangwa se n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bubyumve, bugira ibyo buhindura. Mbabwira ngo ibi ngibi iyo umuntu abivuze si ukwanga equipe, si ugushaka kuyishyira ahantu habi, ahubwo bari kugira ngo hagire ibihinduka bijye mu murongo mwiza. Iyi ngiyi rero ni Viva Rayon Sport TV, ukwiye kuba warakoze subscribe, ukanayikinga kino kiganiro, kora kuri like rwose. Hanyuma ngiye nitwa Tuyishime Gilbert, nigiye mugiye kubana. Tugiye kujya muri equipe ya Rayon Sport. Hamaze iminsi harimo utuntu tw'utubazo tutagiye tuvugaho, tukagenda dukavaringa, ndetse benshi muri mwe muri komenti mukaza ati abasaza ntabwo bashoboye, muratubeshya, mudutera ibinya n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wenda nimara kuvuga ibi ndahita njya no muri transfer z'abakinnyi, mbabwira ibya Bigirimana Bed, mbabwira ibya abakinnyi baje ba Chancellor Menge, uburyo bari kuderivaringa, mbabwira n'abandi bakinnyi mu nzovu uko bihagaze. Ariko byari bikwiye ko tubanza kuvuga kuri iki kintu nacyo kikaza kureba uburyo kiraza kuva mu nzira. Rayon Sport yazanye umutoza mushya witwa Afahami Latif. Ndagira ngo mbabwire ko inama yabaye yo kwiga ku mutoza uzatoza Rayon Sport. Iyo nama icyo gihe Tadeo ntabwo yari ayirimo ya Rayon Sport. Ni inama yakozwe n'aba bagakinya, ni inama yakozwe n'aba ba Prosper, banzura uburyo bazazana Afahami Latif. Hanyuma haza kongera kubaho indi nama, Tadeo yumva baramaze kwanzura umutoza uzatoza Rayon Sport. Abyumvise icyo gihe Tadeo ashaka kwanga Afahami Latif, ashaka kubyagaraho ati oya, uwo mutoza ntabwo ngiye mwumva, nshobora kuki mwamuhisemo ntabizi. Ikibazo kiravuka, aba bagabo baravuga ati okay, niba utagiye kwemera umutoza tuguhaye, twebeta ko dusohoka muri equipe tukayikorekera. Ubwo Tadeo n'ubundi yari amaze igihe asa naho ari wenyine, ari aizore. Mu mwaka w'imikino wari uri kurangira, equipe yaravuye ku gikombe. Aravuga ati rero aba bantu ni amaboko akomeye, ntatakaza muri equipe ya Rayon Sport. Aravuga ati ntacyo, umutoza reka dupfushe dupfe kumwemera. Ariko mu bintu byose byagiye bibaho, ahantu hose Tadeo yagiye ahurira na Afahami Latif, umuriro warakaga, barahuraga, bakagongana, bakabundana, bakabwirana nabi. Hari hoteli bari barimo irimo Afahami Latif ari kumwe na ba Prosper na bagacinya, bari kuganira ku mwaka w'imikino. Tadeo abaraje nawe bamutumiye, ahageze we na Lofty batukanye. Biba ngombwa ko Tadeo nka perezida afata urufunguzo, ajya mu modoka, araakselera, aragenda. Wenda ibyo sibyo nshaka gutindaho. Kuva umutoza Afahami Latif yaza n'ibye byose, ahantu yashyikiye muri Kigali Tadeo ntabwo ahazi, nta nubwo azi n'uburyo byagenze. Ubwo yaravuze ati okay, niba mumuzanye ntacyo naze, twebwe turaza ibyo mwumvikanye, twe nka equipe turabimuha, amafaranga mwumvikanye tuzamuhemba ntacyo tuzayamuhemba. Tadeo warabyemera. Ubwo mu kwemera ibyo, Tadeo ntiyamenye ko umutoza Afahami Latif nabo bazanye n'abakinnyi yazanye barimo ba Mohamed Cheri baba muri hoteli imwe mu mujyi wa Kigali. Iyo hoteli ku munsi bara amafaranga, uyu munsi ndi kukubwira zimaze kuba miliyoni 15 equipe ya Rayon Sport isabwa gutanga muri hoteli Afahami Latif arimo, ndetse na Mohamed Cheri. Ayo ni amafaranga ubwayo aruta ayo Rayon Sport yaguze Afahami Latif n'abungiriza be
bavihuye. Ayo ni amafaranga make kuko Rotifi yaguzwe recruitment yahawe ni miliyoni zitageze no muri enye, miliyoni nkeya cyane, ariko ahantu ari uyu munsi Rayon Sport iri kwishyuzwa miliyoni 15. Ubwo ku munsi w'ejo rero imyitozo nk'uko bisanzwe mu Nzove yagombaga kuba hari kuwa mbere, hoteli yari imaze iminsi hamagara muri Rayon Sport. Tadeo akamubwira ati ariko ahari abantu bawe baba muri hoteli, abarya abanywa baryama. Tadeo akavuga ati ngewe ati reka ngewe nta muntu nazanye muri hoteli. Bahamagara bwana nde uyu wazanye Rotifi, bamuhamagara akavuga ati nanjye nazanye umutoza muri ekipe ya Rayon Sport, ibyo ngiye ntabwo nkwiye kubibaza. Hoteli iravuga ati okay ntacyo, reka tubareke babemo, twebwe icyo dukora niki ni ikayi turandika kuva kuri breakfast kugeza kuri lunch kugeza kuri dinner kugeza ku mazi bakaraba bashyushya konje ibiki byose. Hoteli iragenda irandika buri kantu kose, iragenda irakandika. Ubwo impaka zibaye izihe? Ikibazo kiba kivuga ngo ninde wazanye umutoza, niwe ugomba kumenya haba umutoza, ntabwo akwiye kumenyerwa haba na Rayon Sport. Ariko mu by'ukuri umutoza anakwiye kuba niba ari inzu Rayon Sport yakodesheje, niba ari na hoteli, ibyo ngibyo bikwiye gukorwa n'ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo bavuga ngo kuko ngo wowe nguri Gacinya ngo niwe wamuzanye, kuri Prosper niwe wamuzanye niwe ugomba kubimenya. Oya, ibyo bimenywa na Rayon Sport. Ahubwo ndi kibazo kikaza kuba kuri Rayon Sport kivuga ngo ese kuki umutoza yaje ntimumenye aho acumbitse, ntimumenye aho ari kuba. Uyu munsi bikaba bibaye ngombwa ko umutoza ejo yagiye kujya mu myitozo, hoteli iravuga ati ntabwo murasohoka ngaha kuko situzi mushobora no gusohoka mukagenda mugiye ntimugaruke. Twazabaza nde kuko Rayon Sport tuyizi, mwasohotse mwagiye mutagaruka Rayon Sport turayizi, twazabaza nde. Ubwo baricara ku munsi w'ejo bacyumva ko hari ababuze, bakora inama y'igitaraganya, baravuga ati ayo mafaranga aravaye miliyoni 15 kugira ngo bajye basohoka nyine bagende mu gihe bagishakirwa ahandi ho kuba. Ariko urumva ko uburangare bwabaye imbere kwitana ba mwana, sinzi wazanye umuntu niwe ugomba kumwitaho, sinzi wagize ute niwe ugomba kumwitaho. Ariko ibyo byose ni ibya ekipe, bagomba kubyigaho bakabirebaho nka ekipe. Ikibazo babura umuti neza. Uwitwa Gacinya uyu munsi ntabwo muzamubona cyane mu bintu bya ekipe, ari ku ruhande, ari pembeni, kuko hari aho bagiye bagongana mu nama zitandukanye, baragongana, biba ngombwa ko we avuga ati ngewe reka mbe ngiye pembeni, aba yidistense. Uwitwa Prosper nawe buriya ntabwo ahari, nawe ni nk'aho adahari. Uyu munsi ekipe iri kuri Tadeo arayishimamye gutya. Ariko Rayon Sport ryo rikaba ryabaye ikosa rya kabiri mu gihe gikurikiranye. Bashatse kurekura umuzamu witwa Dirisa Kuyate, bagiye kureba basanga ibyo baramuha, ibyo agombwa ni byinshi. Avuga se miliyoni 10, turatanga miliyoni 10 z'aka kanya ku muntu wadusinyiye igihe gito, arahagomba ariko umwuka wo kuvuga ngo asohoke wo wari waje deja, wari wamaze kuza, ndetse n'umusimbura we yamaze guteganywa, bamaze kumuteganya, yari Kwizera Olivier Gishweka. Ariko nyuma abantu baza kumenya yuko hari abantu bamushakiye, bari gushakira Olivier Gishweka deal muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ejo abatoza kubw'amahirwe baza kwarikura bagera no mu myitozo bakererewe. Izi no operation ndi kubabwira ni biri kwa muri ekipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri uri kureba, wakwicara, wagoronzora, warambura ukabona ko
ntabwo bigororotse, harimo ibintu bitagororotse bitari ku murongo, harimo kudashyira hamwe, harimo kudakorera hamwe, kudasenyera umugozi umwe. Wenda twebwe dushobora kuza ahangaha tukavuga ngo ikipe irajya mu matsinda bitewe n'uburyo wagiye mu nzove, ukabona imyitozo abakungu bari kuyikora, bo bafite courage, kuko abenshi barimo n'abakinnyi bari bishakira umwanya nyine wo gukina muri ikipe ya Rayon Sport, ukabona bafite courage. Ariko wareba ubuyobozi ukabona abantu ngo dukumbuye retired Jean Fidel, ukabona baraje barakubwira ngo dukumbuye runaka na runaka. Hari ibintu byinshi tutavuga mu rwego rwo gukavaringa tugakavaringa situation kugira ngo amakuru amwe n'amwe ye kumenyekana, tugakavaringa tukorosa birenze. Ariko bamwe mu bafana hano cyangwa bamwe mu badukurikiye bakavuga ati oya mena, abandi bati atahava tukumira ati turi kwifotoreza kuri ekipe ya Rayon Sport, ukumva nyine harimo ibitekerezo byinshi. Ariko mu by'ukuri ushaka gukira indwara arareka iyo ndwara ikavugwaho. Abasaza ba Rayon Sport ndababwiza ukuri ko gushyira hamwe kwabo kwarashize. Iki kintu mu cyumba, uwitwa Tadeyo afite ikipe wenyine ku bitugu. Ejo bundi nabonye uwitwa Muvunyi yaje yatangiye kujya muri signing, batangiye gusinyisha abakinnyi hari. Ariko wenda Muvunyi we ntabwo ari ikibazo, ahubwo wibaze ngo bagakinya bari he, wibaze ngo ba Prosper bimeze bite. Abo ni abantu bwa bumwe bwarashize, bya bindi byo kuvuga ngo turicara dukora inama, dukora umufagio, dukora umucango, nta bigihari. Uzi ikintu cyabiteye? Dore ni iki: Rayon Sport harimo abantu muri iki gihe cya recruitment, buri muntu wese yumva yazana umukinnyi we. Wenda ndi Gacinya mfite umukinnyi urava ahantu runaka, ndi Prosper mfite umukinnyi urava ahantu runaka, ndundi wundi mfite umukinnyi urava ahantu runaka, ndetse bikamanuka bikagera no kuri Korode w'imishinga, nawe ukajya kumva ngo yakinnye diru kugira ngo abarimo ba Musore Prince baze, kugira ngo abarimo bande na bande baze kwakangara. Kavuga ati Rayon Sport ko twaherutse bashyiraho scouting group, scout y'abantu bashinzwe guscouting abakinnyi, abangaba bakaba batarimo, kuki turi kumva nabo bari kuzana abakinnyi. Wakwinjiramo kumva ni byanze byo gushaka icyubahiro no kurwana amashyaka yo kugira ngo buri muntu wese yumve ngo nazanye umukinnyi, nimuzana uwanjye mukamwanga, ariko wari runaka mwaramwemeye, ubwo ngenda bansuzuguritse. Ugasanga n'abantu bari muri ekipe ya Rayon bashaka icyubahiro cyane, kandi muri uko kuba hari icyubahiro ushaka, ekipe birahita mu mwobo. Niyo mpamvu uyu munsi Rayon Sport hari abakinnyi ba mbere yahereyeho isinyisha deja bamaze no gusinya, ariko batari kuderivaringa ku rwego Rayon Sport yakabatekereje. Kuko Jean Nuza Tadeyo mudakumitiranya na Fidel. Tadeyo we yaricara avuga ngo okay, aho kugira ngo nukutware n'abantu, reka rebere niba ari umukinnyi wari runaka uje musinyishe, niba runaka aze musinyishe. Ageze nyuma abona bishobora kuzamukoraho, aravuga ati noneho reka mbe mparitse icyo gusinyisha abakinnyi bavuye he, ngewe nsinyishe abakinnyi banjye niboneye narebye, niko guhagarika. Niyo mpamvu Rayon Sport aba bayobozi bahise bamera nk'abatatanye. Abafana akenshi bari bavuga ngo dukumbuye ngo Rayon Sport ngo yaje yo ku muhanda. Rayon Sport iri ku muhanda, kandi iki kintu wenda mbere yuko na Rayon Day ikinwa ni ikintu cyakakwiye kuganirwaho, bakicara bagakemura ibintu bikajya mu buryo. Hari byinshi tumenya tutazanga ngo tubabwire, byinshi tumenya tukaza tukabereza amakuru y'ikipe mukwiriye kumva, ariko ibiba byose tujanga tukabivuga. Amamesaje y'abantu batukana bapfa Rayon, amakoro ateye ubwoba, umuntu bamuhamagara akavuga ati we wigize iki muri ekipe ni yawe. Ati abasaza baza ahangaha nta muntu n'umwe utarishimye,
ariko bigezaho abantu batangira gutrolinga bavuga ngo abasaza bari gusinyisha abandi basaza. Cyakoze kuri recruitment za Rayon Sports zo kugeza no kuri uyu munsi ngiye nta kibazo mfite, ahubwo ikibazo mfite ni imiyoborere mibi iri muri equipe ya Rayon Sports. Kuba ikintu cyajya kuba ukumva ubuyobozi bwabo buratunguwe, bukimenye bumeze nk'ubutunguwe, icyo kintu kikaza kuba kirakostinga equipe amafaranga. Ntabwo ku bwa Fidele ntabwo ari kumva mu mutoza ngo yabaye muri hoteli ngo ubuyobozi bw'ikipe butabizi, bise bishoboka bite? Ntabwo byari gukunda. Nitujya tuvuga ibintu mujye munatubabarira, ntimutubone mu yindi sura, ntimutubone mu yindi shusho. Tuba turi kugira ngo n'ubuyobozi nibubibona nabwo bwikubita agashyi. Sinzi niba Rayon Sports izongera ikicara igakora indi komite nshya ya FC, ariko Gakinyawe ntabwo akibirimo. Gakinya aravuze ati ngereka mbe yiye ku ruhande ntazitwa ko ndi ikibazo. Prosper niwe wiziritse umukanda n'uyu munsi niwe ugenda agaherekeza Tadeyo mu Nzove, ariko nabo ntabwo bahuza. Uyu munsi abantu batangiye gusaba RGB ati manuka wongere ugende utunge itoroshi muri equipe ya Rayon Sports, ariko se RGB yo mukeka ko nta yindi mirimo igira ibamo? Akazi ka RGB ntabwo ari Rayon Sports. RGB ifite ibintu binini jejwe muri iki gihugu by'iterambere ku gihugu, nubwo Rayon Sports nayo ari ikintu kinini, ariko ntabwo izabura mu bibazo byariyo. Buri munsi buri kanya ntabwo izamanuka ngiraje ngirurutse ngije kureba ngo uko bimeze. Tadeyo, wowe ubwawe wenyine gufata Rayon Sports ukayikorera ukayishyira ku bitugu, APR FC ndabona itwara igikombe cya 7 cya champion. Sorry to say so. Iki kintu mu cyumba abareyo badashyize hamwe, badasenyera umugozi umwe, Rayon Sports ntabwo ikomera, kuko turabizi ko bamwe banagambanira abandi. Icyo gihe ntabwo bakitaye ku by'urukundo rwa equipe byo kuvuga ngo equipe dekada, ahubwo uriho bagomba gushaka uburyo bwose bamukanda, bakamujegeza. Equipe ntabwo ibigishyize hamwe. Icyo rero nicyo dusaba, twavuga ngo Rayon Sports n'ukuri kose mukwiriye kwicara ku bw'ineza abafana ba Rayon Sports. Ibi bintu ni mu bikora bikiri muri aka kajagari. Dutangira ibiganiro mbere ya Rayon Day, Rayon Sports izahomba kuri Rayon Day. Ibintu bikomeje kuri Rayon Day ngo amatike azacuruzwa, ikipe yahomba. Ibiciro byasohotse nabonye muri ya etage yo hejuru bizaba ari 3,000, etage yo hasi bizaba ari 5,000, aho bise muri executive nimari place 15, hanyuma VIP 30, VVIP 100, executive seat 150, skybox 2,000,000. Ibi biragerwaho ari uko mwese muhari. Bura uzi nka Rayon Sports abasaza bakigaruka bikiryoshye bigishyushye, match ziri gukubitwa, ibintu byabaga ari show. Kiragera bari kwakirira ihe equipe muri Stade Amahoro. Stade Amahoro yashoboraga kuzura, ariko uyu munsi ibintu birakonje. Tunezezwa nuko abakinnyi bari kuza kandi akaba ari beza, ariko se bari kuza, ushobora kuza afite ikipe nziza muri saison, ariko ikicwa nuko gushyira hamwe kwanyu byagoranye, byabaye ikibazo. Ubwo akomba bwiye ni kamwe. Ejo tuzababwira ibya Nsabimana Aimable uko byagenze. N'uyu munsi Nsabimana Aimable aracyarira, arakibaza ngo mbese ndajya hehe, aracyavuga ati biragenda bite. None se mbabwire ibya Rayon Sports n'abaterankunga, uburyo abantu bagiye bazana abaterankunga Rayon Sports bajya bakavuga ati abaterankunga baje bate, ntaho nyine ni Rayon Sports yo mu muhanda. Intambara ya Skol n'ubuyobozi bwa Rayon Sports murayizi, bavuga ngo ese turakorana n'ihereye, ni urwego rw'ikirenga na association yasinye ibintu, urwego supreme rukaza rukabivuza ko afata bitwe ntago tubizi. Skol igera hijya mu cyaragatera bati none twebwe turakorana nani. Nicyo dushaka kumenya, mutubwire umuntu turi gukorana nawe ni ikibazo kiravuga. Ibyo ni ibintu
Rayon Sport ikwiye kwicara igahandoringa. Uyu munsi yari ifite amahirwe ko hari imigogoro iri kugenda ikira. Hari ibibazo Rayon Sport yagiraga kavuga ngo dufite ngo Kalisa Adolphe muri Ferwafa witwa Kamarade twe tutemera. Hari amahirwe kagiye kuvamo. Hari n'amahirwe y'uko ikibazo cy'ifirimbi kizakemuka bijyanye n'uzabayoboye iriya nzu ibintu bikajya ku murongo. None icyo cyitwaga ikibazo kizaba kivuyeho, ahubwo mwebwe ubwanyu muzasigare ari mwebwe kibazo mwihanganye. Abafana ba Rayon Sport barababaye benshi, mbona ubutumwa bwinshi batangiye gutekereza kwitwa Yesu Jean Fidel bavuga ati rwose uyu mugabo turamukumbuye, yari afite ikintu cyitwa proper management, ekipe iri ku murongo, ariko iyi ekipe rwose pe ibintu ntabwo bigororotse. Bakwiye by'igitaraganya ba Muvunyi bande bose bakongera bakicara bagasetinga Rayon Day bakayigabana ibikorwa bizakorwa, buri muntu wese akaba afite igikorwa jejwe. Naho nibitagenda gutyo Rayon Sport izahomba, kandi nibitagenda bityo intambara zishobora gukurikira Rayon Day bishobora kuzateza ikibazo, kuko amadeni yose Rayon Sport ifitiye umuntu wese yaba abakinnyi itarishyura byose biri kuvuga ko nyuma ya Rayon Day abo bantu nibwo bazishyurwa. Ikibazo cyose kije yaba ni hoteli bayibwiye ati namwe ubwo turayemeye tuzabishyura nyuma ya Rayon Day. Nyuma ya Rayon Day hitezwe ibintu byinshi. Bazakira ikipe ya Yanga kandi ndi gukora ntabwo ari anti campaign, ariko Rayon Day murayitegura mute kugira ngo muzabashe kwishyura ayo madeni? Mukwiye gukora inama uhereye uyu munsi kugenda ukagira kuri Rayon Week paka kuri Rayon Day, buri kintu kikazaba kiri mu mwanya. Amasoko uburyo azatangwa kazatangwa neza. Buriya turaje tujye kugira mu gihe cy'amasoko, buri wese azatangira kuza asaba isoko arijyana he, buri wese asaba isoko arijyana he. Kandi uyu munsi wa none murabibona, aba bayobozi bose bashyize amaboko mu mufuka. Nta muyobozi ugishaka gutanga igiceri na kimwe. Niyo mpamvu kujya kumva Rayon Sport buri wese mubereye mideni izamwishyura kuri Rayon Day. Uwitwa Bigirimana Bede niba avuze ati ngewe manutse i Kigali mbasinyiye, mugomba kuba mwamaze kuma senti zuzuye. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none Bigirimana Bede mutarumva yasinyiye Rayon Sport. Ariko se Rayon Sport ya Muvunyi, Rayon Sport ya Tadeyo, Rayon Sport ya Gacinya, Rayon Sport ya Prosper, ni gute Rayon Sport ibura miliyoni 22 zo guha Bigirimana Bede ngasinye? Ni diru twavuze tugeza aho turasarara, ntabwo yishaka no kuyivuga atarasinya. Amadiru twagiye tubwira abafana ba Rayon Sport cyane cyane kuri manda y'ubuyobozi, bakavuga ati iyo diru ntuzongere kuyivuga, twe twarayihaze. Mu gihe uwo mukinnyi uri kuvuga atarasinya ntuzongere kubisubiramo, kandi kuko nayo wamutega amatwi ukumva nibyo kagasaba ngo nizayanza muri ahangaha mvuga umukinnyi. Bigirimana Bede yageze i Kigali cyo n'ikindi kugira ngo mucyumve, ariko yavuze ati ngiye mu gihe ntarabona senti hano ku meza nta kintu twavugana. Yageze kuri Ziniya areba ikayi n'ikaramu arabireba arabyitegereza, aravuga ati ariko mukwiye kuba mwamaye amafaranga yanjye yose yuzuye. Tagera mu gata ariko kuri Rayon Day ati kare ibintu bya Rayon Day ntabwo nshaka kubyumva, ko twamanutse hari ibyo twumvikanye tugomba kubikora ngasinya. Byari byitezwe ko ndetse uyu munsi akora n'imyitozo, wenda ashobora no kuza kuyikora, ariko ikijyanye na mukataba ntabwo atereka atarabona amafaranga yuzuye. Rwose ubuyobozi bwa Rayon Sport twarishimye ndetse tunarwanya inkundura nyinshi, twarwanya intambara nyinshi kugira ngo abasaza bagaruke muri ekipe, ariko abo bigeze namwe ubwanyu mukwiye kwicara mukagira ibyo mukosora, mukagira ibyo mushyira ku murongo. Abakunzi ba Rayon Sport bishime, seziza nabwo nibazagira agahinda nibidakosoka. Ndababwiza ukuri sezitabye ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye. Nubwo byose bihari, ariko Rayon Sport imeze neza mu kibuga. Wenda ejo ni imyitozo yatinze gutangira, ariko ibyo nothing special, nta bidasanzwe, nyine nta kantu kaba kajemo. Ariko Rayon Sport pe ndagira ngo mbabwire ko ekipe ya Rayon Sport imeze neza, ifite abakinnyi beza. Uyu musore witwa Chance Lamenge waje ni umuwinga hatari,
azi umupira, aracenga, atanga pasi, agerayo arataka. Ahubwo abitwa bazizi basanekuranye bafite ibibazo, baragowe. Bazizi barasabwa gukora kuri rwa rwego ruri extraordinary, kuko kuregeza gato uratakaza umwanya. Uwitwa Bing Bero we ntabwo mugaruka, we yamaze kunyemeza. Nyine Rayon Sport iyo ugiye kureba mu kibuga ishobora kuzaba ari nta kibazo kirimo, kandi buriya na sezo yashize wenda nuko mu kwa mbere batari barakoze signing neza ngo bongeramo abakinnyi, ntabwo harimo ikibazo, ahubwo ikibazo cyabaye mu buyobozi. Ariko n'abakinnyi ntabwo bari babi, kuko bara nibo bakinnyi bafashe ikipe bakira ku mwanya wa mbere, bara nibo bakinnyi batsinze imikino yose ya Fazare tubyanga bitewe n'ubuyobozi. Uburyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bumeze uyu munsi, Muvunyi Tade, uburyo muhagaze uyu munsi, bubaye aribwo Rayon Sport itangiramo shampiyona, ntabwo nazigira nza ngo mbabwire ngo Rayon Sport ngiratwara igikombe, ngo Rayon Sport irajya mu matsinda, kandi ubwabo bari kuryana bararyana nk'amaseneri ngo bashyira mu ishashi nayo akaryana ubwo yatashatse uburyo ava mu ishashi. Ibi ni ibintu bibaje abakunzi ba Rayon Sport. Ubwo rero Bigirimana Ben yamaze kugera mu Rwanda, igisigaye ni ugusinya. Ubwo bari kureba uburyo izo miliyoni ze 22 ziraza kuboneka. Uyu munsi yagombaga kurara sinye, ariko bishoboka ko nawe ashobora kuza kwicuma akagenda akagera mu yindi weekend, yego akazasinyishwa na Rayon Sport mu yindi weekend itari iyi ngiyi cyane, kuko mu yindi weekend ahubwo tugiye kujyamo, kuko uyu munsi turi kwa kabiri already. Rayon Sport iri gusinyisha kwa gatandatu, birashoboka ko bari gutagetinga bakabona kwa gatandatu bashobora kuzaba barabonye ayo mafaranga. Bishobora kuba gutyo, cyangwa se ibi nabe gutyo bigasubira akazasinya mu minsi y'inyuma. Gusa iryari cyo ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport muri pitch, mu kibuga byo rwose nta kibazo na kimwe gihari. Abantu namwe mujye hasi muri comment mu basabe rwose ekipe bagaruke, baze bashyirahamwe, bagacinya bagaruke, ba Prosper bagaruke. Hari n'abantu bagiye bashyira mu myanya ngiye nshaka icyo bakoramo sinyibone, nk'abo ba Eric Rambona, ndareba nk'abo se bakora iki, ubuzima bwa ekipe bakurikirana n'ubuhe, bikancanga. Abatoza ibibazo byajemo mwese murabizi, baza ari batatu. Rayon Sport nyine uko umuntu uburyo yajemo, Tadeyo ntabwo abizi, kipe kumva hari ibintu byinshi by'akajagari. Wenda mwe cyo mukeneye kwimenyera ni kuri tapi vere, ni nabyo tugerageza kubahereza. Ariko ubundi rwose Rayon Sport bakwiriye gukosora kugira ngo izirinde kuba yagerwaho n'ibihano bigiye bitandukanye, cyangwa se yagerwaho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigera kuri ekipe idafite ugushyira hamwe. Ubwo rero mu Nzove imyitozo yo irakomeje, turakomeza no gukurikirana tubabwire ko bimeze, uko biri kugenda, cyane ko ubu ngubu bari imyitozo iri awiklo. Hanyuma Rayon Sport iri gutegura imikino ya gishuti igomba gukina yaba muri iki cyumweru. Nibyo muri iki cyumweru rwose guteguramo imikino ya gishuti, turaza kugarukaho mu biganiro byacu biri imbere, turaza kuyibabwira aho bazakinira. Numvisha harimo match zifite akantu k'akagufa zizayifasha. Ubwo ibindi byinshi tuzagenda tubigarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Mu bitekerezo muraza gutanga, nyaboneka ntiduhutazanye. Ibyo umuntu abavuga ni ukubaka, ni ukugira ngo nabo ubwabo babyumve, bumve ibintu bitameze neza babikosore. Ibi ngibi ntabwo wabikora kuri ekipe wanze, bikoze nko gukebura, abari nko kugira inama, gukebura, ntabwo wabikora kuri ekipe yanze. Ubwo rero nkuko murababwira mukore subscribe ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV. Nyaboneka uyu munsi ntiwiruta yikoze, nawe utereka umusanzu wawe urakenewe. Hanyuma niba usoje ikiganiro utari wakoze kuri like, koraho like. Ni akantu toto rwose, nta kintu kinini like gusaba, nta mafaranga, nta megazi. Gukora kuri like biroroshye. Hanyuma ibitekerezo byanyu muze guterekaho, unabishoboye ariko ukora kuri share, ugasharinga, ugaparitaja hirya no hino,
ikiganiro cyacu kikagera kure. Burongeye nitwa Tuyishime Gilbert, reka mbashimire mbifuza kugira ibihe byiza. Ibiganiro hano kuri Rayon Sport TV ntabwo bijya bihagarara. Bye bye naho mu bindi biganiro.